murakoze cyane ndabakiriye kandi bene data Imana iha umugisha cyane kudukurikirana mu ndirimbo mu nyigisho. Uyu mwanya rero tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana Imana idushakaho muri iki gihe cya none, kuko dukeneye ijambo riduhindura, ritwubaka, ritugeza aho dukwiye kugera, aho Imana idushakaho. Rero reka dutangire dusenga nk'ibisanzwe, twumve ijambo ry'Imana kandi Imana ibaha umugisha. Ndabiyegereje mwese aho mutandukanye abadukurikirana, Imana ibaha umugisha cyane kandi murakoze cyane. Nitwa Munezero Espoir, ni umukozi w'Imana kandi ni umusore wiyeguriye gukorera Imana. Rero reka tubanze dusenge, turasoza dusenga, twumve icyo Imana idushakaho. Reka twubahe Imana dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yera, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana ishoboye byose, Uwiteka Imana ya Isiraheli, umunyembaraga, Imana yacu idukunda, itwitaho amanywa n'ijoro, uko bukeye n'uko bwije tubona ineza yawe, tubona gukomera kwawe, tubona ubuntu bwawe, tubona ineza yawe udahwema kutugirira. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe si ibisanzwe, reka ubane natwe, utwambike imbaraga. Njye ugiye kurivuga ntaba ari njyewe, ndi muto cyane bwo kuvuga ijambo ryawe, ariko ndasaba Mwuka Wera kugira ngo azaganze, azanshoboze kurivuga, n'abumva nabo ntabaribo. Kandi wa Mana nzima we, reka ntibirangire gutya gusa, ahubwo uwumva wese iri jambo rimuhindure, rimugeze aho we umushaka, maze icyubahiro kibi cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ubane natwe Mana, kandi ukomeze udushoboze, ukomeze utwambike imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tugusabye kandi tubyizeye, amen. Imana ibaha umugisha cyane kandi murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice turahera ku bice 13, dusoma umurongo wa 24. Matayo 13 umurongo wa 24, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umukungu mu masaka. Umugani w'urukungu mu masaka. Imana ishimwe cyane. Reka dufatikanye muri uyu mwanya twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho, duhinduke kandi twambare imbaraga muri iki gendo. Ni iki Imana idushakaho? Umugani w'urukungu mu masaka. Yese Imana ngira ngo nuko nguko, ikinyarwanda sinkizi cyane ariko banza ari uko nguko. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 24 haravuga ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umurima n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu mwarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire, imitwaro mu rutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Imana ishimwe cyane. Twumvise ijambo ry'Imana. Ni Yesu Kristo wabivuze, atubwira twebwe. Yabwiraga abahari icyo gihe, ariko kandi twebwe nicyo ubutumwa bwiza bwabereyeho, kugira ngo natwe twumve, tumenye icyo umwami wacu adushakaho muri iki gihe. Rero Imana ibaho umugisha. Reka tumenyere hamwe icyo uyu mugani usobanura, icyo Imana idushakaho. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umuntu umwe, cyangwa se hari umukoresha umwe, tumufate nk'umubose muri iki gihe. Nuko yari afite umurima we awuteramo amasaka. Uwo murima
yari yifuje kuko ayo masaka ayateramo akazamubyarira umusaruro akaba menshi, of course bikaba byinshi, ni ukuvuga ngo akabona umusaruro mwinshi cyane. Ariko aratera, amaze gutera amasaka ye, kuko yari afite abakoresha, yari afite abakozi be, ariko hanyuma muze kumvira ijambo, hanyuma ngo umwanzi araza abiba urukungu muri aya masaka, muri uwo murima we. Ni ukuvuga ngo yabikoze atagishije inama nyiri uwo murima, abikora kugira ngo nyine n'ubugizi bwa nabi, namwe murabyumva kuko n'umwanzi. Amaze kubikora ni ukuvuga amasaka rero amaze kwera, abakozi basanga harimo urukungu, babwira se uje ntese ko twateye imbuto nziza, ni gute uru nguru narwo rwabonetse, ni gute ibi nabyo byageze mu masaka. Ariko muze kumva icyo shebuja yabasubije, yarababwiye ngo ni umwanzi wabikoze, mwari musinze igihe abantu bari basinze, kuko ni nako ijambo ry'Imana ryatubwiye, umwanzi araza aruteramo, ariko kandi ntimurukuremo, kuko nimurukuramo ahari byajyana n'amasaka yanjye, ariko hanyuma mubireke igihe cy'isarura, noneho icyo gihe hazabaho kurobanura, urukungu rujya ukwago, amasaka ajya ukwago, amasaka ateranirwe mu kigega cya nyiri kuyatera cya shebuja, ni ukuvuga ngo abikwe ahantu heza hazima, ariko kandi ngo urukungu baruhambire barutwike. Icyo ijambo ry'Imana risobanura ni twebwe, ni ukuvuga ngo twebwe turi imbuto z'Imana. Imana yabibye kuri iyi si, twahamagariwe gukora neza muri iki gihe. Ntabwo twigeze Imana iturema kugira ngo dukore ibidakorwa, dukore ibyaha n'ibindi cyane. Ariko muze kumva ikintu cyabaye, twebwe Imana itwohereje ku isi nka mission yo gukora, kugira ngo dukore ibyiza tuyiramye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twaremewe guhimbaza Imana, ntabwo twaremewe ibindi byose. Hanyuma Satani niwe mwanzi, nk'uko yabigenje agatera urukungu mu masaka, Satani araza abiba icyaha muri twebwe kugira ngo habeho gupfa. Muze kumvira ijambo, ni ukuvuga ngo twebwe twari twararemewe kubaho neza abavandimwe, ariko kubw'umwanzi wacu utadukunda, bigeza ku rwego urwo aza kubiba icyaha muri twebwe, kugira ngo noneho databuja cyangwa se umwami wacu, Imana yacu izaduhore, mbese tuzatwikwane na Satani, kuko urumva ni icy'urukungu rubikiwe, ni ugutwikwa. Ariko hanyuma abiba urwo kugira ngo noneho natwe haboneke abajyanwa mbese bajyane na rwa rukungu, batwikane cyangwa se babahambire babate mu muriro. Rero bavandimwe, Imana ishimwe cyane ko twumvise iri jambo ry'Imana. Tugomba kugira icyo dukora hanyuma yo kumenya icyo Satani agambirira kuri twebwe. Ni ukuvuga ngo turabizi, tuzi neza kuko Satani ari umwanzi wacu kuva kera, igihe cya Adamu na Eva yaratwanze, n'umwanzi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umwanzi kuva kera iwe yahoze akora ibyaha. Ni ukuvuga ngo nta rukundo dufitiye. Tugomba kuba maso, twambara imbaraga, tumenye kuko hari umwanzi. Rero igihe umwanzi ashaka, twebwe ntitubyemere, ahubwo dukore icyo Imana idushaka. Kandi ikindi, tube maso, kuko murumva igihe bahunikiye basinziriye, nicyo gihe umwanzi yaje abiba ibitabigwa. Nicyo gihe umwanzi yaje abiba ibitari byo mu murima w'Uwiteka, cyangwa se mu murima w'uriya mwana. Ni ukuvuga ngo tube maso muri iki gihe. Mwibuke icyo Yesu yavuze, yaravuze ngo ni mube maso kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Arongera aravuga ngo mube maso, ba bakobwa batanu babaye maso, n'abandi batanu babaye ibipfu. Ni ukuvuga ntibabaye maso, kandi ntibasinziranye ibigombwa amavuta. Bavandimwe, Imana ibaho umugisha, ariko icyo nshaka gusobanukirwa, tube maso muri iki gihe, tumenye kuko hari umwanzi, tumenye uko tugenda. Ni ukuvuga ngo hari ibintu turabizi twese, mu Cyongereza hari ikintu bazavuga, hariho prey na predator. Igihe prey ni umuhigo, igihigwa. Predator ni ikigihiga. Dufate urugero rw'intare, dufate n'urugero rw'impongo. Ni ukuvuga ngo kuko impongo izi neza kuko hari umuhizi uyihiga, ushakisha inyama, iyiga icyo bita sakama, mbese ni adaptation. Noneho ikamenya uburyo bwo gucika ya yindi yihiga. Icyambere, ishobora kwiga uburyo bwo kwirukanka cyane, igasiga ikihiga. Bavandimwe, tuzi kuko Satani aduhiga. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ameze nk'intare izenguruka ishaka kunconshomera. Ntabwo izaguconshomera ngo igukureho ikwice, oya, ni ukuguteza ibyaha. Iguteje ibyaha ukabikora nyine ko kirakwanjamye, iraguconshomera, iragufasha. Rero bavandimwe, tube maso kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Turi mu gihe cy'imperuka.
ejo cyangwa se uno munsi cyangwa se amasaha y'imbere ntituzi. Yesu yaravuze ngo tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Bavandimwe, uko satani cyangwa se umwanzi yabibye urukungu mu masaka, ni nako abiba ibitari byiza muri twebwe, kugira ngo duhanwe, ntituzabone ubwami bw'Imana, ntituzagere ku Mana, ntituzakora ibyo Imana ishaka, tubone uburakari bw'Imana. Imana yitwifuzaho iki? Imana itwifuzaho guhagarara twemye, hanyuma twamara kunesha tugahabwa ikamba, tukagubwa neza, tukanezerwa n'ukuri n'ibyo Imana yatugeneye ibyiza gusa, kuko mu kiganza cye harimo byinshi byinshi cyane kandi byiza binezeza imitima. Bavandimwe, Imana ibaho umugisha. Ni iri jambo ry'Imana dusangiye, ariko icyo ukuremo kuko ufite umwanzi wawe, kandi umwanzi yifuza kubiba ikitari cyiza. Icyo Imana yaguhaye agashaka noneho kongera kubibamo ikitari cyiza, kugira ngo bijye Imana yaguhaye bibe zero. Rero tube maso, tumenye uko tugenda, tutagenda nk'abatagira ubwenge, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ijambo ry'Imana ryaje kuri Daniyeli mu bice 12 umurongo waho guhera ku wa mbere. Ni ukuvuga yabonye ibintu, abona ibihe by'imperuka, ntiyabisobanukirwa. Arabaza ngo ese Mana, ibi ni ibiki? Ni gute abantu banjye bazabimenya? Ni gute bazasobanukirwa ibi? Yesu cyangwa se uwamusobanuriraga, umukuru nyiribihe, arabamubwira ngo igendere Daniyeli, we wiruhukire. Abazaba bariho, abanyabwenge bazamenya icyo gukora, bazabimenya. Ngo ariko kandi abaswa bazakomeza bakore ibibi byabo. Niho hahandi yavuze ngo abanyabwenge bazaba benshi, ngo kandi bazaba ari ubwenge bwo kutamenya Imana. Ariko kandi ngo abanyabwenge banjye ngo bazabisobanukirwa, bamenye ijambo ry'Imana. Ngo kandi ababi bazagwira, ariko kandi n'abakora ibyiza bazarushirizaho cyane. Ijambo ry'Imana rituganze, mureke twubake ubwami bw'Imana muri twebwe, kugira ngo umwami igihe azaza, igihe cyose, naza mu gicuku, naza nijoro, naza mu gitondo, naza ku manywa y'ihangu, asange turi maso. Ijambo ry'Imana rituganze, kandi murakoze cyane kuryumva. Kandi nizere kuko hari ikintu gikomeye mukuyemo, nizere kuko hari impinduka wowe wumvise iri jambo rigusiga. Ntabwo dukora ibingibi kugira ngo gusa twumve nyine hari nk'ibisanzwe, ntabwo ari ugukina, ahubwo ni ukugira ngo twibukiranye muri iki gihe, tube maso, dore kuko umwanzi wacu ataryamye, umwanzi wacu ntasinzira. Ariko kandi hari ihumure, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urinda ubwoko bw'Imana ni ukuri ngo ntahwema, ntahunikira, ntasinzira. Uwo ni usumba byose, Imana ari mu ijuru n'isi. Uwo ngiyo niyo dushaka kugira ngo tuyikorere, hanyuma izaduhembe. Ijambo ry'Imana rituganze, kandi murakoze cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha niwumva ijambo ry'Imana rikunejeje, wegere mugenzi wawe. Niba hari ibyaha, umwaturiye ibyaha, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twaturiye n'ibyaha byacu kugira ngo dukizwe. Rero wamwegera nta soni zirimo, ukiyeza, ukitunganya muri iki gihe, hanyuma tugakomezanya mu nzira igana mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rituganze. Murakoze kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Reka dusoze dusenga nk'uko twatangiye dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana yera, Mana ikomeye, Mana igira neza kandi Mana ishoboye byose, tugushimiye cyane kubwira ijambo ryawe. Twumvise neza, kuko hari umubibyi yabibye imbuto nziza, ariko kandi umwanzi araza bibamo imbuto mbi, kugira ngo noneho bipfe, bibe zero. Ariko kandi wa Mana nzima we, ndizeye cyane cyane kuko uriho kandi kuko udukunda, utwitaho amanywa nijoro. Reka udushoboze, uduhe kuba maso, tumenye uko tugenda, tutagenda nk'abadafite ubwenge, nk'abatagira ubwenge, ahubwo twitwararike muri iki gihe, twere imbuto zikwiriye abihanye, twere imbuto zikwiriye abana bawe. Mu izina rya Yesu Kristo twumvise iri jambo ryawe. Reka uryumvise wese rimuhindure, reka uryumvise wese ntimusige nk'uko ryamusanze, maze ni ukuri twese dufatikanyirize hamwe twagura ubwami bwawe, udushoboza, utuyobora, utwambutsa ahagoye muri iyi si. Tuzi kuko isi yuzuye ibyaha, ndetse Satani yayimanukiye, ariko kandi utwambika imbaraga za Mwuka Wera, kugira ngo turusheho kwera imbuto kandi duhagare mu mwanya wacu. Ijambo ry'Imana rituganze, ushimwe cyane kuko ubikoze, kandi kuko wanshoboje nanjye kurivuga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.